imigambi yawe myiza kuri twe. Ijuru barahimbaza iyo twiturari icyago icyubahiro n'icyubahiro w'intama yanesheje Satani. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Turashima Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Ni umugisha udasanzwe wo kuba imbere y'Imana. Ni umugisha udasanzwe kandi turabakiriye mwese mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kubana. Imana ihabwe icyubahiro kubw'uyu munsi Imana yaturemeye kandi Imana iduhaye. Umwanya tugiye kuba imbere y'Imana, tugiye gusenga, dushime Imana yuko itwemereye kuba imbere yayo kandi yuko itwongereye igihe cyo kubaho. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye kandi Imana ihambaye, murengezi wacu byiringiro bizima, turagushimye kuko uri mwiza. Nta yindi Mana ihwanye nawe, nta yindi Mana yo kwizerwa, nta yindi Mana yo kwiringirwa. Urakoze Data kubw'uyu munsi mwiza uduhaye umwanya wo kuba imbere yawe. Mugaragu wawe Dawudi mwami yarabinezerewe cyane, aravuga ngo narishimye igihe bambwiraga kujya mu nzu yawe. Kandi aravuga ngo mwami umunsi umwe imbere yawe Data mu bikari byawe wamurutiye kuba mwami Mana Data mu nama z'abakomeye. Nongeye mwami Mana Data natwe turabigushimiye kuko tubonetse imbere yawe. Utwemere Nyiringabo Uwiteka uyu mwanya mwami w'umwanya w'umugisha kandi w'umwanya w'ubwiza, umwanya w'ubutsinzi, umwanya wo kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Imitima yacu iciye bugufi kugira ngo icyubahiro kibi cyawe, naba ari twe mwami Kristo uganze kandi uyobore. Mwami turakwingize kubaho kwawe kubane natwe, Mwuka wera w'Imana uganze kandi uyobore kandi utegeke. Urakoze Data, turagushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo mwami kandi dusenze twizeye, amen. Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwanya mwiza. Nifuje yuko tusangira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko cyangwa Imana yashyize ku mutima bivuga guhagarara mu mwanya Imana yakugeneye. Imana yacu ishimwe cyane. Toro ry'Imana, bwoko bw'Imana, hari igihe tuvuka tukabaho tugakura ariko ugasanga ndetse n'igihe cyawe cyo gusaza kikagera ariko ntuzahagarare ahantu Imana yakugeneye. Imana yacu ishimwe cyane. Guhagarara mu mwanya Imana yakugeneye. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 5 ngo Imana yakumenye mbere, narakuremera mu nda nakumenye kandi utaravuka naragutoranyije. Yesu nashimwe cyane. Imana igaragaza yuko Imana yari Imana utari wabaho yabanje kwitegurira imirimo yayo wowe uzagenderamo, yabanje gutegura icyo uzakora. Yesu nashimwe cyane. Yari yaragiteguye ku buzima bwawe, yari yaragiteguye mu ngengabitekerezo byayo. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko hari igihe umuntu abaho bikarangira abayeho mu buzima adashoboye guhagarara aho Imana yamuremeye. Mu bice 30 mu gitabo cyo Kuva, Bibiri tubwira umugabo witwa Mose ashaka kureba Imana. Nagira ngo utangarize ngo igihe cyose udahagaze mu mwanya Imana yakugeneye ntushobora kubona Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Igihe cyose udahagaze ahantu Imana yakugeneye biragoye nta nubwo bishoboka yuko ushobora kubona Imana. Ariko igihe cyose uhagaze mu mwanya Imana yakugeneye, ndagira ngo utangarize ngo ubasha kubona Imana. Mose mu bice 33 mu gitabo cyo Kuva yasabye kureba Imana. Aravuga ngo Mose ntabwo ushobora kumbona kuko numbona urapfa. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko Imana ibwira Mose, iramubwira ngo bugufi bwawe aho ngaho hari ahantu ushobora guhagarara, hari urutare. Urwo rutare n'uruhagararaho hagati y'urwo rutare. Yesu nashimwe cyane. Aho hagati y'urwo rutare, mo hagati mu busate bw'urwo rutare, nuhahagarara urabona kugira neza kwanjye.
Yesu nashimwe cyane. Biragoye cyane kugira ngo ushobore wowe kubona Imana mu gihe cyose udahagaze mu mwanya Imana yakugeneye. Buri muntu wese rero afite ahantu Imana yamugeneye guhagarara. Ufite ubuzima Imana yakuremeye, ufite ibikorwa. Yesu nashimwe cyane. Abefesi ibice 2:10. Hari imirimo Imana yiteguriye kera ku buzima bwawe kugira ngo uzashobore kubigenderamo, kugira ngo icyubahiro cy'Imana gishobore kugaragara. Hari imirimo Imana yakugeneye, ariko igihe cyose iyo udakoze icyo Imana yakugeneye ntushobora kubona Imana. Ndakwifuriza rero ngo Imana igushoboze guhagarara aho Imana yakugeneye, igushoboze gukora icyo Imana yakugeneye. Rimwe na rimwe duhagarara aho Imana itatubwiye guhagarara. Rimwe na rimwe hari ibyo tubona tugashaka kubikora kandi atari ibyo Imana yaturemeye. Ariko bazi Imana icyo yakuremeye niba utazi icyo Imana yakuremeye. Buri muntu uwo ari we wese ufite specific task cyangwa ufite inshingano runaka Imana yakugeneye. Bibiri tubwira umugabo witwa Nehemiya. Nehemiya yabaye mu gihugu cy'Ubunyaga, Abayuda baratwawe i Babuloni. Bibiri atubwira ngo Nehemiya yari ibwami, yari ahantu hakomeye, yari umukozi w'umwami kandi yari yubashwe, yari umuhereza imbere y'umwami, yarabayeho neza, yagombaga kubyishimira. Ariko buri gihe cyari cyo cyose Bibiri atubwira ngo Nehemiya igitondo kimwe rwose akajya abaza amakuru y'iwabo. Mana yacishimwe cyane. Nubwo kuba ibwami byari byiza, ariko ntabwo byanejeje umutima wa Nehemiya. Igitondo kimwe abona yuko adakwiriye kuba ibwami, ariko hari ahantu handi akwiriye kuba. Bityo bimuviramo no gutinyuka asaba umwami. Mana yacishimwe cyane. Asaba umwami, aramubwira ngo nanezerwa ne gutya iwacu ari amatongo. Hari ikintu Imana yakugeneye, ariko mu izina rya Yesu ndagusengeye ngo Imana iguhagarike aho ugomba guhagarara, kuko harahari kandi haragutegereje. Yesu nashimwe cyane. Hari ahantu Imana yakugeneye guhagarara. Nehemiya asaba umwami, Imana imutonesha ku mwami. Asaba icyo ashaka, asaba ibiti byo kujya gusana, ndetse amwongerera n'abantu bagomba kumuherekeza n'urwandiko. Yesu nashimwe cyane. Mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zikugeze aho ugomba guhagarara, zikugeze mu nshingano Imana yakugeneye gukora. Gukorera Imana ntabwo ari ukuhagarara ngo ubwirize. Gukorera Imana ntabwo ari ukuba umushumba cyangwa pastori cyangwa bishop cyangwa apotre cyangwa oya. Niyo office Imana ishobora kuyiguterekamo kubw'umugambi wayo kugira ngo wamamaze inkuru nziza. Yesu nashimwe cyane. Hari ahantu rero Imana yakugeneye wowe kugira ngo ushobore kuba. Mu gitabo cy'Abami ba kabiri mu bice 23 yosomye kuguhera ku murongo wa 20, Bibiri tubwira ku musore witwaga Benaya w'Ikapseli. Benaya mwene Yehoyada yaje mu gisirikare cya Dawudi, aza yisanga mu bihumbi 6 by'ingabo nyinshi zisanzwe. Ariko hari ingabo za Dawudi zari zigizwemo n'ibice bigeze kuri 4. Hari 300, hari 600, hari n'izindi 300, hari n'izindi 30, hari n'abandi 3 badasanzwe bari ibyegera by'umwami. Ariko ngo Benaya mu bitekerezo byiwe yibonaga yuko akwiriye kuba aho hantu. Ariko abona ahantu aturuka, abona hava, abona hakomoka, abona n'amateka yiwe bitamwemerera guhagarara aho hantu. Akora ibintu bidasanzwe. Bibiri atubwira ngo yishe intare, yica n'ibihanda by'Imowabu 3 byari bikomeye cyane. Ngo Dawudi amubonye abona yuko ari umuntu udasanzwe, ngo amurutisha bya bikoma ngo 3.
ndagira ngo utangarize ngo ahantu Imana yakugeneye kuba, ahantu Imana yaguteganyirije ku musozi wawe, hari ibihanda cyangwa hari imbaraga z'umwijima zitifuza yuko uhagarara. Bityo rero bishatse kuvuga iki? Ugomba kurwanirira uburenganzira bwawe. Mana yacu ishimwe cyane. Ugomba kurwanirira icyo Imana yakuvuzeho. Ugomba kurwanirira imirimo y'Imana, Imana yiteguriye kera muri wowe, kugira ngo ushobore guhagarara aho Imana igushaka. Mana yacu ishimwe cyane. Bibiri ijambo ryo muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 11:12. Bibiri atubwira ngo guhera mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwarana, kandi n'intwarane zibigishwamo imbaraga. Ubwami bw'Imana rero kubera yuko hari ubundi bwami burwanya, ndagira ngo ubwire ngo aho wifuza kugera hari imbaraga z'umwanzi nazo zibireba zitifuza yuko hagera. Ariko icyama uyu munsi ukamenya yuko hari ahantu Imana yakugeneye. Uyu munsi ndakubwira nibwira ngo utangire kuyoboza Imana, ubwire uti Imana ni hehe nkwiriye kuba ndi? Ni hehe nakabaye magaze uyu munsi? Hari ahantu wakabaye uhagarara, hari ahantu wakabaye uri, hari icyo Imana yakugeneye. Ariko ndakwifuriza guhagarara mu mwanya wawe, ndakwifuriza guhagarara ku cyo Imana yakugeneye, ku cyo Imana yakuremeye. Hari imirimo y'Imana, Imana yiteguriye muri wowe kuva kera utari wanabaho. Niko yabwiye Yeremiya imutoranyiriza umurimo ukomeye, aravuga ngo ngiye byashoboka gute? Ariko aramubwira ngo nakumenye kera utari waba urusoro mu nda ya mama wawe, mwereza kuva kera kugira ngo igihe nk'iki ngiki uzaba uri umuhanuzi w'amahanga. Nawe ndagira ngo ubwire ngo hari imirimo Imana yakugeneye ku buzima bwawe. Icyama uyu munsi ugashishikarwa cyane no kumenya icyo Imana yakuremeye. Icyama uyu munsi ukarwanirira kumenya aho wakabaye uri mu izina rya Yesu. Mu bwami bw'Imana hari ahantu wakabaye uri, hari imirimo yawe Imana yakugeneye. Ariko uyu munsi mu izina rya Yesu ahari birashoboka yuko nawe urimo biragatsindwa kubaho ubuzima bwawe, ariko warangiza ugasoza urugendo rwawe rw'iminsi yawe yo kubaho udakoze icyo Imana yakuremeye. Biragatsindwa kubaho ukabaho mu buzima ugasoza urugendo rwawe udakoze icyo Imana yakugeneye. Ukazahagarara kuri wa munsi imbere y'Imana nta kintu urimo kwerekana wakoze. Ariko mu izina rya Yesu ndakwinginze muri uyu munsi tangira ubaza Imana uti Imana hari icyo wangeneye. Niko n'umugaragu w'Imana Kalebu yasanze Joshua amwibutsa amagambo umugaragu w'Imana Mose yabavuzeho, bari Kadeshi Baruneya. Ramubwira ngo ntabwo wibuka iki umugaragu w'Imana yatuvuzeho. Imana yacu ishimwe cyane, yari amaze gutanga imisozi, ariko aramubwira ngo hari Hebroni yawe kandi iriho ibihanda. Mugaragu w'Imana aramubwira ati ndacyafite imbaraga nubwo mbona n'imyaka 80, ariko za mbaraga natabarukana ku rugamba nizo ngifite. Imana yacu ishimwe cyane, arwanirira gakondo yiwe, arayirwanirira. Ndakwingize nawe urwanirire gakondo yawe nkuko Kalebu yarwaniriye icyo umugaragu w'Imana yari yaramuvuzeho, nkuko Mose yari yarabisezeranye, ariko arangira aravuga ngo no, hari icyanyu umugaragu w'Imana yari yarabivuze. Ararwana ndetse anesha ibyo bihanda, ahagarara ku musozi Imana yari yamusezeranyije. Nawe mu izina rya Yesu urwane kugira ngo ushobore guhagarara aho Imana yakugeneye, ku mirimo Imana yiteguriye kera utari wabaho. Uhagarare mu mwanya ukwiriye kubamo, ukora imirimo Imana yiteguriye kera mu buzima bwawe. Data turagushimiye, Mwami turaguhimbaje. Mana tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana igira neza. Mwami tutari twabaho wowe wari utuzi, ndetse Mwami hari imirimo witeguriye kera mu buzima bwacu tutari twanabaho, kugira ngo tuzayigenderemo mu gihe nk'iki ngiki. Unyemerere Mwami buri wese Mwami umushoboze kumenya icyo wamuremeye Mwami,
kumenya icyo abwirizwa gukora, kumenya icyo mushakaho mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo ashobore guhagarara aho akwiriye guhagarara, kugira ngo ashobore gukora icyo akwiriye gukora, kugira ngo ashobore mwami Imana gukorera ubwami bwawe icyo agomba gukora. Mwami shoboza buri wese mwami, dukore ku maso dushobore kureba, dukore mu ntekerezo zacu dushobore kumenya mwami aho twakabaye turi. Kora ku maso yacu mwami, dushobore kureba mwami imihamagaro iri mu buzima bwacu. Kora ku maso yacu mwami, dushobore mwami Imana data nyiringabo wese, buri wese mwami umushoboze kugira ngo ashobore guhagarara mu mwanya ukwiriye mu gihe gikwiriye nk'iki ngiki. Urakoze mwami, turagushimiye, urakoze kukugira neza, urakoze mwami. Reka uyu munsi utubere umunsi w'umugisha, tubere umunsi w'amahoro, tubere umunsi w'ubutsinzi, tubere umunsi w'imbaraga, tubere umunsi w'ubwiza, tubere umunsi w'ubutsinzi mu izina rya Yesu. Dushoboze muri byose mwami, kandi umugisha wacu watugeneye umunsi mwami, buri wese mwami uhabwe kandi awakire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ikugeze ku cyo Imana yakugeneye, Imana iguhagarike aho ukwiriye guhagarara, Imana ikwicaza aho wagombaga kuba wicaye mu izina rya Yesu. Buri bihanda byose byari byicaye kuri uwo musozi wawe, buri imbaraga z'umwijima zakurwanyaga kugira ngo utinjira muri Kanani yawe, mu izina rya Yesu Imana ihakugeze. Shalom.